Ndabasuje bakunzi ba Cyprien Films, nk'ibisanzwe ni Cyprien. Mumaze kubimenyera ko buri cyumweru bagenera isomo rishyashya. Nta gushidikanya ko aya masomo ari kubagirira akamaro kuko ndabibona. Nanaboneraho gushimira abantu bajya banyandikira inbox bambwira ko amasomo ari kubafasha, bampa courage. Ndabashimiye cyane, iyo mubinkoreye binyongera imbaraga zo gukora cyane. Niba utari wakora subscribe, nakubwira kuri gukererwa, bikore hakiri kare ukibyibuka, atazagira video yongera kugucika. Uyu munsi rero nabateguriye bimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kumenya mbere yuko ujya gufata amashusho. Nakubwiye ko atari ukugenda ngo utunge kamera gusa ufata amashusho ayo ariyo yose, ugomba kuba uzi amashusho ufata ayo ariyo, kugira atazagira umuntu ureba video yawe akagucishamo ijisho. Uyu munsi rero tugiye kureba types of shot cyangwa se ubwoko bwa shot ushobora gusanga muri film making. Iyo tugiye guheraho ku mwanya wa mbere, reka duhere kuri extreme wide shot. Extreme wide shot ni shot yerekana character wawe ahantu aherereye uko hameze. Ni ukuvuga ngo extreme wide shot ni shot umuntu ashobora kureba agahita amenya ahantu hariho uwo muntu ari, akavuga ati uriya muntu yarahagaze wenda kwa Rubangura, uriya muntu wenda yarahagaze wenda muri gare y'Iremera, uriya muntu wenda yarahagaze ahantu hagiye hatandukanye. Nyine ni ukuvuga ni shot kwereka ahantu umuntu ushobora kureba ugahita usobanukirwa igikorwa kiri kuba, ibintu runaka aho biri kubera ugahita uhamenya. Shot ya kabiri ni full shot. Full shot ibitangiye kukwereka noneho uwo muntu ukaba wamumenya, utangiye kumumenya n'uyu, ariko nanone ni shot ihita gusobanurira evenoma runaka igiye kubaho ahantu cyangwa se ikintu runaka kibanzweho. Wide shot ni image yuzuyemo ibintu byinshi utabasha kumenya se ni igiki kiri kwibandwaho, ni igiki tugiye kureba, ni igiki bari kutwereka. Iyo duhise dufata full shot uba utangiye kumenya noneho muri bya bintu rusange bari barimo batwereka, noneho ubanza uriya muntu ari we tugiye gukurikirana, ase ameze ate, kuki bari kumutwereka cyane, kuki ibiki n'ibiki. Full shot ni shot itangira noneho gukurura amarangamutima yawe, ugatangira kuba focus, ugatangira kuba concentrate, ugatangira kwibanda kuri uwo muntu, ukavuga uwo muntu, uriya muntu uko bari kumutwereka cyane, niki kigiye kuba, niki bashaka kumutwerekaho. Nkibutsa ko ashobora kuba umuntu, ashobora kuba ikindi kintu, ashobora kuba inzu, ashobora kuba buri kintu icyo ari cyo cyose wowe wahisemo gukora, cyangwa se buri kintu icyo ari cyo cyose uri gukoraho video. Ni shot ufata uhereye hasi ku birenge ukageza hano aho umutwe urangirira hejuru. Noneho nituva kuri full shot tureta tuza kuri medium full shot. Medium full shot ni shot ufata uhereye mu mavi, ukuvuga ngo guhera mu mavi ukageza hejuru nyine aho umutwe urangirira. Ariko nimba ndi kukubwira ku muntu, ndi kukubwira ngo guhera ku mavi, uhite wiyumvisha ko ikintu icyo ari cyo cyose waba urimo urafilima, ni urugero umuntu aguheraho, ariko tuvuge uri gufata inzu, ugomba kwimagina wenda ko hari umuntu uhagaze, ukamenya ngo mu mavi yahayo ni hehe, mu gituza cyayo ni hehe. Donc ibice by'umuntu ndi kukwigishiriza ukabasha kuba wabishyira ku kintu icyo ari cyose uri gufilima, ukajya wimagina mu gituza ni hehe, buriya mu gituza haba ari hehe, ukahafatira
mu mavi hayo buriya haba ari hehe, isi hasi aho itangirira kugeza aho izamuka ni hehe. Kuko ntabwo uzafilima abantu gusa, uzafilima ibintu byose, uzafilima ibikorwa by'abantu, uzafilima amazu, uzafilima inyamaswa, uzafilima byinshi. Ariko icyo ugomba kumenya ngo nimba uri gufilima ikintu ugomba kwimagina aho ndimo ndakubwira, ukavuga uti mu mavi medium full shot, wenda mu gituza ni hehe. Ugomba nyine kumenya ibyo bintu. Reka dukomeze kuri shot ya kane, tuvuye kuri shot ya gatatu. Shot ya kane ni shot yitwa medium shot. Medium shot ni shot ifatwa uhereye mu rukenyerero ukazamura ukageza hejuru aho umutwe n'ubundi urangirira hejuru. Iyo shot rero nayo uba uri kugerageza kwerekana details za cya kintu, ukavuga ati noneho biragaragara ko ari we wibanzweho, noneho urimo urashaka kumwereka abantu bamubone neza, bamurebe batari kumurebera kure. Nimba afite inkovu wenda ku maboko, nimba afite inkovu mu maso, bazirebe. Si nimba babaye ari mu yihe mood, nimba ari kugira utangiye kwerekana details. Nituva kuri shot yitwa medium shot, turita tuza kuri shot yitwa medium close up. Medium close up ni shot ufata uhereye mu gituza kugeza aho umutwe urangirira, ugasiga akanya gato ko bita headroom. Medium close up ni shot igerageza kwerekana details. Tuvuge nimba umuntu afite ubwoya ku maboko, nimba umuntu wenda yishimye, nimba umuntu wenda ababaye, ni shot ufata ushaka kwerekana ibihe uwo muntu arimo. Nituva kuri medium close up, tureta tujya kuri shot yitwa close up. Shot yitwa close up ni shot ufata uhereye aho ijosi ritangirira kugeza hejuru y'umutwe w'umuntu, ugasiga headroom gatoya. Ushobora no kutagasiga ugafatira hano, biremewe gukatinga ikintu hejuru. Iyo uri gufata close up ni shot itangirira aho ijosi ritangiriye kugeza hejuru, ni ukuvuga ngo iyo ngiyo niyo bita close up. Iyo shot rero nayo noneho yo igerageza kwerekana n'uho details. Tuvuge nimba umuntu ababaye yishimye, aho ngaho none umuntu aba ari kubireba neza. Nimba umuntu yishwe n'agahinda, nimba umuntu ari gutekereza cyane, ari mu bibazo, iyo shot igerageza kubikwereka. Nituva kuri close up, tureta tujya kuri shot yitwa extreme close up. Extreme close up ni shot noneho yerekana detail zose. Ni shot yo ifatwa guhera hano akananwa gahereye kugeza hejuru. Ushobora no gukatinga ugafatira hano, ushobora no kuyifatira na hano. Extreme close up ni shot ikwereka neza details ikintu. Tuvuge nimba umuntu wenda afite amaso atukuye, direct ijisho rye uraribona ko ritukuye. Ni ukuvuga ngo ni shot yerekana details zishoboka ikintu irimo ya filime.
tuvuge ni umuntu urerekana ijisho, tuvuge afite tatuwaje ku kuboko, urashaka kwereka abantu ibintu byanditse kuri iyo tatuwaje, amagambo yanditse muri iyo tatuwaje. Iyo shot uri bufate igaragaza ayo magambo neza yegereye bayita extreme close up. Tuvuge ni umuntu wenda ufite inkovu ahantu runaka, urashaka kuyifata, wenda ushaka kwerekana nk'ikintu runaka bitewe na story urimo urashotinga, wenda ni umuntu ufite inkovu runaka, urashaka kuyereka abantu kubera ko wenda hari ikivuze muri story yawe. Iyo shusho uri bufate wafashe ya nkovu yonyine bayita close up. Muri story ya film yawe wenda urashaka kwerekana umuntu wigeze kwiba, wibaga afite urwara rwavuyemo, ufashe urwo rwara rwonyine urweretsa abantu. Iyo ngiyo niyo extreme close up. Ni ukuvuga ngo extreme close up ni shot yerekana details z'ikintu ku buryo ukibona gutya ngo ukagisobanukirwa ku kintu n'ikindi. Nizere ko wakurikiranye isomo nakugezagaho. Urabona bigoye se? Nkwibutsa gushyigikira ino channel ukora subscribe, wibuke gukanda ku kazogera kari ku ruhande kugira ngo nzajya nshyiraho video izajya ihita ikugereraho igihe. Share, like, comment nimba hari icyo ushaka ko twazagarukaho mu gihe tugiye gukora irindi somo. Hari igihe uba utabyumvishe neza ariko uvuga ati wenda agarutse yasubiramo ku tuntu dukeya mbere yuko atangira irindi. Wowe nyandikira muri comment umbwire ibyo uba utabashije kubona, ndi tayari nyine kubisubiramo kuko intego zanjye ni ukugira ngo umenye. Hanyuma nanone wumva hari ikindi gitekerezo ufite ku buryo bw'umwihariko ushaka kungezaho, urashaka umuntu ugukorera documentaire, umuntu ugushotingira film, shootingira ibiganiro, cyangwa se wenda urashaka umuntu wagukorera photography, sha kuri iyo nimero yanditse hasi unyandikire kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare. Hari na email wanyandikira, ariko please tubikore mu buryo bwa business. Wibuke no kunkurikira ku zindi social media zanjye nkoresha arizo Instagram, Facebook, Twitter, aho wagenda ukanyandikira mu buryo buri direct. Reka ngushimire rero wakoze kunkurikirana, tuzongere gusubira ku isomo ry'ubutaha. Peace.